limits. Davi wanje ni wowe ubahuka kwita umugabo wawe. Cyoranyibuka genda kwibuka warigeze kumfasha. Yes, mbere yuko dukomeza n'akandi gace rero ngiye kubanza mbereke mbabwire itangazo rikurikira hano kuri ino channel yacu. Mbere na mbere banza ukore subscribe kugira ngo turebane akandi gace kagiye gukurikira aka kanya. Icyo ngusaba ni kimwe, ni ukureba ino video ukayirangiza kuko uragenda umenyamo ibintu byinshi utaruzi, byinshi cyane kandi by'ingenzi ukeneye kumenya kuri ino filime ndahaza. Ngiye kubabwira akantu kibanga mutigeze mubona muri kano gace. Ndagira ngo rero mbere uko dutangira manze nkubwire itangazo ryanjye, ndabanza nkubwire ngo nimba hari ikosa cyangwa se ikibazo wigeze ubona muri no filime, ufite uburenganzira bwo kucyandika muri comment ukatubwira ikosa wenda waba warabonyemo, ikintu twahindura kugira ngo iyi filime yacu ikomeze kugenda irebwa namwe kandi mugende munayikunda cyane. Yes, noneho ndagira ngo mbanze mbabwire ngo ku muntu wese wifuza channel yatangiye guhembwa ako kanya, agatangira gukora ku mafaranga cyangwa se ku mahera, just wowe ndaza kuguha nimero mu kanya unyandikire, then noneho tujye dukora umuti. Noneho ndakubwira ikintu kimwe hano. Uyu musore yari yafashije gushimuta abantu, bafashije gushimuta umuntu bita Dina rero bari bamushimuse ndetse bamujyana ahantu mu inzu nyine utapfa kumenya ese asanga Dina yarigeze kumuha ubufasha, yarigeze kumufasha. Nibyo mbabwira rero ngo muzaye mugira neza mwigendere kuko ineza uyisanga imbere. Uyu musore yigeze kujya guhaha igihe kimwe, asanga amafaranga bayamwibye n'umugore we yari yabyaye. Dina rero ahitamo kumufasha, ahitamo kumuha ibintu ku buntu, nta mahera namwe arishye. Urumva Dina atari umwana mwiza. Yes, noneho ndagira ngo mbanze mbabwire ku bantu mwese mwifuza gukina filime, ku bantu mwese mwifuza gukomeza kuri bya bihembo twajyaga dutanga. Umuntu wese ufite namba yanjye agira ngo yabonye ibihembo twatanze igihe kuri status yanjye. Yango rero nongere mbabwire ibihembo noneho twazanye no munsi: umupira, iPhone ndetse na MacBook. Nicyo gihembo turi gutanga ku muntu uri busubize ibibazo turi bwongere kubaza iyi filime nijya kurangira. Nomero wandikaho ni 0780 89 29 01. Iyo niyo nimero ushobora kwandikaho ugatanga igitekerezo cyangwa se ukacyandika muri comment, naho hose turabasubiza neza 100%. Ndagira ngo rero mbanze nkwibutsa akantu kamwe: mu gihe utarakanda subscribe inshuti yanjye, ujye wihangana ukande subscribe kuri no channel kugira ngo tujye dukomeza dukurikirana ibiganiro byacu ndetse n'ibintu byiza byacu, munamenya n'amakuru y'ino filime. Aho rero uwo bita KT yaje kuraburizwa cyane, yaje gutengurwa n'umukozi we yari yarahaye akazi, nyuma yo gusanga bamweretse ifoto ye, agasanga uwo mukobwa aramuzi, agasanga ni umuntu w'ingenzi kuri we, ni umuntu wigeze kumufasha, ni umuntu wigeze kumuha ubufasha igihe kimwe yari amukeneye, igihe kimwe nta kintu yari afite, igihe kimwe nta n'amafaranga, nta n'iki yari afite. Akibona ifoto ye yahise yikanga. Inshuti ze ziramubaza ngo bigenze bite ko mbona urebye iyo foto isura igahinduka. Abaramubwiye uti eka nta kibazo, nuko narenze ko ari umuntu w'igisore tuzahangana nawe, kumbe ni umukobwa uyu mutoya. Noneho inshuti ye nayo ntiyabitinzeho, yumvishe nyine kubera ko bari basanzwe banaziranye, yumva nta birenze. Ubwo ngubwo bakomeza kubahereza ikintu bita misiyo ikomeye cyane. Ubwo Kate akomeza kubabwira ukuntu bari buze kubigenza, ari nako uwo bita Davi yari yabuze umugore we bazakorana ubukwe. Mu gahinda kenshi yataye umutwe, ahamagara abantu bose ariko
biranga, agerageza gusobanuza umuturanyi wa Dina, ariko nabyo biba imfabusa. Aho niho yahise atera icyizere cye, yubika umutwe maze atangira kurira. Mu gahinda kenshi umuntu bita Davi yarabuze urukundo rwe. Wanze uyu Davi ibintu by'urukundo bitajya bimuhira pe, ntabwo bijya bimuhira habe na gato. Niko rero yahise atekereza nyine, asanga agomba kujyaho bakabanza agatuza. Ni nako ubwo ngubwo Dina yari ari mu makuba menshi, yashimuswe na Keti ndetse n'andi mabandi ku ruhande, andi magenge. Akimara kumufata rero niho bahise bavuga uti reka duserebure ko ubukwe bwa Dina na Davi tubwishe. Nyuma y'uko bivuga gutyo, Dina agahinda kamwishe ndetse atangira kurira, atangira gusaba imbabazi ngo bamubabarire, ariko biranga, byose by'imfabusa. Niho rero yahise biziraho ibintu by'agahinda cyane, ibintu bibabaje cyane. Muri kano kanya Dina yari ari kunyura mu bihe bikomeye cyane, niho yari ari kunyura mu bihe bikomeye cyane. Nuko Imana imwohereza marayika uza gukemura ibibazo byiwe yari afite muri ako kanya. Mu gihe uyu nawe yari ari kurota ibintu bikomeye cyane, asa nk'uwari weretswe ko iby'ubukwe bwabo butagiciyemo neza nk'uko Imana ibishaka. Mana yanjye, ubu se Dina koko azagaruka imuhira? Dina azagaruka mu rugo nk'uko byari ni ikibazo turi kwibaza. Ese murifuza ko Dina bizagenda gute? Ese muzi neza ko Dina azagaruka? Ngenda bizi neza Dina ntabwo azagaruka. Ese mwebwe mubitekereza gute? Andika muri komenti, unanyandikiye kuri WhatsApp, nimero nayivuze, usubize inyuma nimba utayumvishe neza. Noneho tuzahite duhuza kuri ba bantu rero bifuza ko mbabwira ibibazo bizabazwa muri kano gace. Ikibazo ndi kubabaza muri kano gace, ni irihe kosa wabonyemo? Ririmo, ariko se ni irihe kosa wabonyemo? Nimba waribonye rero, nimba waritahuye, nyandikira kuri WhatsApp, nimero nayibabwiye. Noneho tuhite dukora umuti. Igihembo ni cya kindi, ni MacBook ndetse n'icyo bita iPhone ndetse n'umupira wa jumper. Yes, noneho dukomeze guhurira ahandi. Murakoze cyane.